twongeye kubasuhuza abadukurikiye mwese, Imana ibahe umugisha. Turacyari mu buhamya cyangwa se turacyabagezaho ubuhamya. Iyi cano y'ivugabutumwa nta kindi kintu yabazaniye uretse ubuhamya, ivugabutumwa ndetse n'inkuru z'isanamitima. Umukozi w'Imana twaramukunze cyane kandi nawe yaradukunze, rero kuba Imana yemereye kumutuzanira hano akaza tugakorana umurimo w'Imana ungana wagutse, Imana imuhe umugisha cyane. Rero twongeye kuguha ikaze. Honorine yitwa Honorine, abatamuzi yitwa Honorine. Honorine rero tuguhaye ikaze cyane, Imana iguha umugisha. Watubwiye byinshi, watwigishije uburyo Imana yavuganye nawe guhamagara, utubwira inzira z'ubutayu. Nubwo tukizirimo tureba inzira z'ubutayu, ariko turebe n'uburyo wakira umwuka wera mu bijyanye n'ubuhanuzi. Dukomeze kuri icyo gice, turi buze kumva n'ibisubizo Imana bimwe na bimwe yatanze, kandi Imana iyo iguhaye ngo ntigusondeka. Rero twongeye kubasuhuza rero abadukurikiye, abari hirya no hino, abari mu bihugu duturanye, abari mu Rwanda. Reka tuhere hano mu Rwanda ko ntabwo tujya tubasuhuza cyane. Abari muri aka karere duhereyemo ka Rwamagana, Imana ibaha umugisha cyane. Abo duterana mu materaniro mu nsengero zitandukanye, ndetse by'umwihariko ku rusengero rwa ADEPR Honorine ariho asengera Rwikubo, Imana ibaha umugisha cyane. Rero tugiye kumva Honorine nanone ku buhamya bwe, ndetse adubwire n'ibisubizo ko Imana yamutabaye. Kuko ari mwumva umuntu ngo Imana ngo yarasenze Imana ngo iramwanika igira iti ariko Imana iranatabara. Sibyo Honorine? Yaragutabaye, ngira ngo wafata mikoro yawe neza ukayegereza ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubikurikize ijambo ry'Imana, nyuma tunasenge. Haranditse ngo byakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8. Haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Amen. Iri ni ijambo ridushyiramo imbaraga. Hejuru y'ibyo Imana yagukoreye, hejuru y'ishuri wize, hejuru hari umwuka wera Imana yaguhaye, uhabwa n'imbaraga. Uretse n'imbaraga za mwuka wera, ndabona Imana yaranagusubije rwose. Imana ishimwe cyane. Honori, tugiye kuganira rero kuri ibi bintu, ariko mbere na mbere badusenga Imana twegereza abantu badukurikiye kugira ngo bakomeze babane natwe. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana ushoboye byose, tugushimiye kuri umunyarukundo, tugushimiye kugira neza, tugushimiye yuko ujya urobanura abantu bawe ukabazana mu nzira zawe, tugushimiye ko ujya uturinda ukaturengera. Turi imbere y'amaso yawe, nkweretse igihugu cy'u Rwanda, nkweretse Afurika, nkweretse Amerika, nkweretse abantu bose bari kutwumva kugira ngo bagirire neza, bari mu mibabaro, bari mu ishuri, abari mu muhamagaro wawe, kugira ngo bageraho bahumurize, bakomere, bumve ijambo, bakomere mu kwizera yuko nawe uhari. Ndakwingize kugira ngo ubane natwe, duciye bugufi mu mutima kugira ngo tweze udutunganye. Mana, tugiye kugira ibyo kurya byawe. Ibyo kurya byawe ni byiza, ni inkota ishoboye, ni inkota ibasha kwihanganisha abatakihanganye. Ndakwingiza kugira ngo utugirire neza, butatu bwawe bwera bwurukiye kuganza, Imana, Umwana n'Umwuka wera. Ndaguhamagaye kugira ngo uze usubize ababyeyi, usubize abakobwa, usubize abapapa, abasore, abana batoya bafite amarira nk'ayo nari mfite, kugira ngo wongere uze utabare. Tabara itorero ryawe, tabara ubwoko bwawe, urukire kubana natwe. Yesu yaratubwiye ngo njya nduhura abarushye n'abaremerewe, akabaruhura imitwaro. Ijambo ryaratubwiye ngo nshakana umwete, ndaza nkamusubiriza kwiyubahisha. Irindi rikatubwira ngo nkunda abanshakana umwete kuko nibo bazambona. Kuko Yesu Kristo twaje tugushakana umwete, hari n'abandi bari kugushaka. Ngwino ubane natwe. Irindi rikatubwira ngo nitureke kwicarana n'abakobanyi, kuko abakobanyi nta cyiza kitugeraho, keretse witandukanyije n'umukobanyi ngahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, amababi yacyo ntabwo ajya yuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ngwino ubane natwe, ngwino ubane n'ubwoko bwawe uri kutwumva aya masaha. Tugirire neza, utwambike imbaraga n'ubutware. Umwanya muto turi bumara aha hantu, akanya kose turi buhamare, ubane natwe na Mwuka wera aza tuyobore, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha cyane.
twakugireho umugisha cyane kandi n'Imana iracyatworeza cyane, ngira ngo tujye kuganira cyane cyane ku buryo wahawe imbaraga zirahari, wahawe n'imbaraga z'ibigaragarira z'umubiri, uri buze kutubwira ese Imana imaze gusubiza abantu uratubwira uburyo bakwakiriye. Hari abavuga ngo Imana yaragusubije, bamwe baza ngo twaragusengeye, ngo urabona iyo tutagusengera ngo urumva nyine inshuti ziraza icyo gihe. Tugiye kureba rero sasa Honorine, tugira ngo aho duheruka tuvuga ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi, ariko twe turera ku mwuka wera cyane. Nyuma waje ubuhanuzi n'impano, cyangwa se umwuka wera ajya atanga impano zitandukanye. Urumva hari ubuhanuzi iguha, hari umwe imuha kuvuga ubutumwa, undi ukamuhesha kuvuga ijambo ry'ubwenge. Umwuka ubuhanuzi nabwo ukaba ari impano muri izo. Ese Honorine, ngira ngo rero utubwira ngo hari ibyo wahanuriye mu rugo, kandi mu rugo wenda barabyemera. Ese wowe wagize amahirwe ahubwo, abandi nta muhanuzi wabo wowe wagize amahirwe. Ariko nagira ngo tuganire kuri ibi bintu by'umwuka w'ubuhanuzi twakomeje kuvuga. Uretse mu rugo, nta handi hantu Imana yageze gutuma hakomeye hatari mu rugo. Ndabyibuka nabaga mu mujyi wa Kigali ndi ku Muhima. Yego. Njye iwacu mu minsi mikuru. Yego. Iminsi mikuru iyi yo kohereza umwuka wera, umunsi wa Pentekote. Yego. Ngeze iwacu niho nateraniye, nageze ari ku mugoroba nteranira iwacu. Iwanyu byari Ngoma. Niho mvuka. Yego. Byari ku rusengero rwa ADEPR i Nyamirambo. Yego. Muri paruwasi ya Karembo. Icyo gihe byari paruwasi ya Karembo. Imana mu buhanuzi bwaho ni hahandi twavuze ngo umuhanuzi Imana yatumye arazimwa, ntago azima. Yego. Baramuzimya ariko we ntago azima. Ntazima, Imana ntishobora kuzima ubundi. Ndabyibuka ubuhanuzi bwarahagurutse, abaririmbyi bari kuririmba, ubuhanuzi burahaguruka, twazamutse turi abantu benshi, ariko nsigaramo ari njyewe ukizamuka mu ndimi. Yego. Baraza barahamagarika. Yego. Barahamagarika bishoboka ngo uyu muntu nubwo Imana yamuteye iteka ariko ntago ari uwo guhanura. Yego. Barazimya biranga. Ibaze kugira ngo umuntu ashake kukuzimya agere n'aho gukuramo igitambaro mu mutwe. Yego, birumvikana. Ni ukugira ngo akwabure Imana. Ubundi niko bimera. Ariko n'ubundi biranga, kuko Imana avuze ngo ndavuga. Yego. Ndaguma nkuma mu mwuka hahandi bo ubwabo bananiwe. Ubundi hahandi umwana w'umuntu yananiwe niho Imana ikorera. Amen. Bagezeho bananirwa, ndabyibuka twe twateranye n'umugore w'umugitifu wacu w'akagari, bavuga ngo mwaretse Imana ikavuga niba yadupangiye yuko iri buvugane nawe. Yego. Uko akivuga uko baretse, ninja mu buhanuzi. Ndabyibuka mu buhanuzi nahanuye. Ubundi umuhanuzi nyawe arahanura ariko siko byose abyibuka. Yego. Kuko ntabwo wakibuka ibyo Imana agiye kubwira. Birumvikana. Ndabyuka nava mu buhanuzi barambwira ngo ese ko hanuye ubukwe ngaha hantu ngo ku rusengero tudaheruka ubukwe na bumwe, aha hantu buzaboneka. Yego. Ndaba ngo nurutse i Kigali, njye naturutse ku Muhima. Yego. N'ejo nzasubirayo. Ariko njyewe Imana yambwiye ubukwe. Niba yavuze ubukwe rero ikavuga ngo itanze akazi. Yego. Itanze imikorere. Yego. Ingo zari zisenyutse irazubatse. Ubwo hari zari zisenyutse zigiye gusana. Navuye mu minsi ya Pentekote mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa munani bampamagara bambwira ngo bamaze gushyingira abakobwa batatu. Yes, icyo ni igihamya. Mpita mvuga ngo y'Imana. Yego. Yavuze ngo ubukwe burahari. Bwarabaye. Ubukwe buraba. Bahereye ubwo bashyingira, umwaka urinda urangira bagishyingira, kandi bahari hashize igihe. Yego. Nta bukwe buhabarizwa. Imana yavuga ngo mu masengesho mwasenze ubukwe burabonetse. Yego. Ariko babapinze nyine bagomba gupinga bavuga ngo Imana ibahe iki, ariko Imana yarabikoze. Yego. Nza mu mujyi wa Kigali, nasengeraga muri gurupe yo ku Muhima, kuko nari mu magurupe yo ku Muhima mu rubyiruko. Yego. Nari umwe muri komite muri gurupe Igisubizo. Yego. Turasenga, Imana ikama amakuru y'abakobwa y'abasore. Imana irabikora, ikoresha amakwe, ikambwira ati humura mu buzima urimo, Imana iragutabaye, iguhaye akazi keza. Imana irabikora. Yego.
nkareba nkavuga ati ubu ni ubuhamya Imana igenda ima yuko ariyo yakize muri yego byo. birumvikana. Mm. Nagira ngo niyo mpamvu babwira ngo ijambo ryavuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera Umwuka wera nabamanukira. nabamanukira ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Mm. urumva ko ubwo buhanuzi ntabwo ari ubw'iwanyu gusa aho bwarenze imbibi. Mm. rero n'ahantu mbese wenda ni ikindi gice tuzibandaho cyane tuganira witeka nahugarura Mm. niba wenda Imana hari ubundi buhanuzi barakubwiye ku itorero muri rusange ntabwo ari insengero. Ubundi insengero ziri ukwazo n'amadini ari ukwazo. ndabufite Ego ubwo turabukeneye cyane. ubuhanuzi. uretse ubuhanuzi bw'itorero tuzabuganiraho ku kindi gice, ariko ubu bishyira ahantu ko icyo dukeneye twebwe ni ukuzahura itorero. Imana igeze kunyereka mu buryo bw'umwuka itorero rirahari ko ryubatse mu manegeka, ariko Imana irambwira ngo abayi irabazi. Mm. irabazi bishatse kuvuga ngo ushobora kuba usengera mu rusengero hiberamo abantu bapfuye gusa, yego, kandi ukabibona Imana ikaguha ubuhanuzi kubera ko muri iyi minsi ubuhanuzi bw'itorero ryazimije ubuhanuzi cyane cyane, ntibashaka gukosoka. Mm. ari nayo mpamvu iri torero muri iyi minsi ririho akaga gakomeye. Niba uba ufite kugira ngo utabivanga n'ubu buhamya, uzabutegure, uyu murongo urahari, uze ubwire itorero kuko aha uhagarariye ubu ngubu iyi mikoro ufite n'iy'Imana yaguhaye. Mm. Ukubona wese azavuga ati wa muntu yavuze ibi twarabyanze none birabaye, runaka rero tubwire none birabaye. Niba uba ufite uzabutugezaho mu kindi gice. Ubwo ni ubuhanuzi. No sasa turacyari muri uyu muhamagaro wawe n'ishuri. Imana niho yakwambikiye imbaraga, Mm. wahererwa n'umwuka wera, Mm. none ntakubeshye muri make. Mm. Ndibuka twigeze gusengera nawe umbwira ikintu ndakibona rwose, Mm. kandi imbaraga n'amavuta. Mm. Nuko nari nkennye muri iyo minsi yarigeze kumbwira ati Imana iranyambitse kandi nta n'ikintu nari mfite pe, bari nkibaza aho bizahera akabibura, ariko byari bikomeye cyane koko. Mm. Ariko umunsi ubu nambaye neza, cyane. ubona si Imana yarabikoze. Mm. Rero imbaraga n'amavuta Imana iguha umugisha. Mm. Hari igihe umuntu ashobora kubyumva gutya akagira ngo wenda ntabwo yibuka imirimo Imana yakoresheje umukozi w'Imana. Umuntu arayibuka. Mm. Ntabwo niyo mpamvu nanjye mvuga nti ese umukozi w'Imana niba twarasenganye ntabwo yaza akaduha n'ubutumwa hano. Rero ikigaragara ni uko umwuka ari umwe. Mm. Turacyakomeza rero Honorine, Imana ikweretse abo bantu, biragaragara ko ibyo wakoze byabaye byose. Inyuma yaho ntabwo byagenze bite? Baraguhamagaye, barakubashye, byagenze bite? baranyubashye. Yego. Barampamagaraga ngo Imana ibyo wavuze, ibyo yagukoresheje byarasohoye, abarwayi barimo yavuze ngo irabakijije, barakize, aba kanseri, ndabyuka muri uwo mwuka niwo yahereyeho, iravanga irabakijije, bashima Imana mu rusengero ko bakize. ndavuga nanjye ko nirabanguye ite uragahora ku ngoma, iyo wankoresheje niyo yari irisiriye. Oya nibyo. Ubwo ibyo bikimara Icyo gihe ukiri umukobwa? nari nyiri umukobwa. Yego. Ubwo nari mfite imyaka 20. Yego. n'umwe Yego. 21 mu kwezi kwa gatanu. Yego. Kuko mu kwezi kwa 12 ndabyibuka nibwo natwaye inda y'umukobwa. Yego. Okay. Birumvikana. Nise ubundi umuntu w'Imana cyangwa ubuhanuzi bwa nyabwo bwemerwa niyo bunasohoye. Niyo ubwiye ukavuga ati uyu muntu yambwiye urugo muri 2022 narubuze, ariko umuhanuzi nakubwiye ati wowe ugiye kubona akazi ukabona uwo muhanuzi batumwe n'Imana bari mu mwuka w'Imana. Rero Imana izatwubahishe cyane kuko guhanura muri iyi minsi ni ibintu bikomeye cyane, ariko Imana ifite inzira nyinshi icishamo ubutumwa. Honorine nturakora kuri YouTube hano ukurikiranwa n'isi yose. Hari abantu hagiye kuba baravuze ngo YouTube ngo ntabwo ijya ijambo ry'Imana, ngo nta n'umuntu uhanuriraho. Satani yahajya, Imana ntihajye. Ahantu hose Imana ihagira imbaraga, n'ikuzimu Imana ifite imbaraga, ihafite imbaraga nyinshi cyane. Rero uyu ni umuyoboro natwe tunyuzamo tuvuga ijambo ry'Imana. Rero ikijyanye n'uko buhanuzi bwaremewe, ese tugiye ku bijyanye noneho n'ibisubizo. Turacyari tuzakorana cyane. Imana yakubwira ko izagusubiza, izakwambika, ikakugira umuntu wumva, ikakubahisha. Igisubizo cya mbere Imana yaguhaye kikwereka ko ishuri rifungutse ni iki? Igisubizo Imana yampaye, hari igihe umuntu
abibonera mu bimenyetso, hari izo nzozi, hari iyerekwa, hari ibikorwa. Ni ikihe gisubizo cya mbere Imana yaguhaye ukabona ko ese byahereye mu ki? Byahereye mu nzozi? Imana yabanje nyereka yerekwa, mbona nambaye imyenda, mfite ahantu mbika imyenda, byari igikapu kinini, yego, ngo mbikamo imyenda, ngo ndi kuvuga ngo ariko ubundi ngo ndambara uwuhe, ngo ndeke uwuhe, ngo nkavuga ngo ndambara uyu, uyu nzawambara ejo. Uko nari mfite ubwambara busa, Imana yageze hinkura mu bwambara busa. Ba bandi baniraga nanjye ngeraho mbatiza. Yaha, amena. Ngeraho mbatiza, bagera naho bavuga ngo ariko ubundi ngo nukuki we yagiye gutanga ngo atange iyi n'ingiyi nayitange. Yego. Kuko hari icyo Imana yari inkoreye. Yego. Ngira imyenda, abo mu rugo bakavuga ati ubundi iyi myenda yikurahe. Mbona njye hari igihe ndeba nkavuga ati n'urugo Imana yamaze mpagazemo izi saha ni isengesho. Amen. Ni nzayimana mpagazemo. Niyo mpamvu Satani arakurwanya, akarwanya impande n'impande, akazana imitego, akazana ikintu cyatuma unamuka mu bugingo. Ariko Yesu yagufite, akagukomeza, akakubwira ngo komeza uce muri iyi nzira, nubwo harimo inzitane nyinshi. Mubyeyi, mugabo, kubaka urugo ntabwo ari ibintu byoroshye. Yego. Udafite Yesu ngo akuyobore wagwa. Yego. Okay, nicyo noneho ese Imana yabanje kuguha imyenda, yabanje kwambika. Amen. Bitandukanye na mbere uko wari umeze. Mu ijambo ry'Imana hano Yobu ibyo yari afite ngo Imana yikubye inshuro 7 imusubiza. Ushatse kuvuga ngo yaguhaye imyenda, cya kabiri iranakubakira. Yamaye imyenda, inkweto, inshuti nari mfite, kumenywa n'abantu nigeze menywa barakumenya. Urumva nirangije no kubaka urugo. Yego. Si ibyo se? N'ibisigaye Imana izabikora. Ni ukuri pe. Mu rugo wenda hari inyigisho tuzajya tucisha hano ijyanye yitwa umuryango. Ubona yitegura cyane. Nzajya twifashisha ijambo ry'Imana tukigisha ku bijyanye n'ingo. Uko abantu bakuru benshi cyane badukurikiye aho muri ku isi yose muba mufite imiryango, tuzavuga ku bijyanye n'ingo ariko tubihuze n'ijambo ry'Imana kuko Imana niyo yubaka urugo. Honori, reka dusome iri jambo rero maze dusoze ibi bice. Ntabwo nkuretse ahubwo turi kumwe. Reka dusome iri jambo ryo muri Zaburi ya 91. Niyo navuze. Ngira ngo niryo wifuza kuvugaho cyane. Ndasoma tujyanira n'ahari kugira ngo iyi Mana nayo aho iha agaciro n'ibyo wavuze ni uko wigisha. Kandi nawe ukagira ute? Ukagira buvana mu mu gicucu cya Satani. Haranditse ngo Zaburi ya 91 ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'isumba byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubugingo bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzakurikiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza mu moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Uri umurava we n'ingabo ni icyuma kinkingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. 7. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. 8. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. 9. Kuko ari wowe bugingo bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. 11. Kuko azagutegera abamarayika be ngo bagukingire,
mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Umurongo wa 13, uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Umurongo wa 14, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukundira, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Umurongo wa 16, nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Yego. Ijambo ry'Imana ni ukuri tubwiye, rizaduha uburame. Yego. Uri mu mugambi w'Imana iguha uburame. Yego. Iguhamagaye uri muto, ifite uburyo igutwara. Yego. Ngo kandi uba mu bwihisho bw'Isumba byose, Yego. azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Yego. Uri mu bwihisho bwayo, Yego. iguhisha naho utagahishwe. Amen. Umuntu yabona wowe ubwawe ukabona wambaye nabi, ariko kuko uri mu bwihisho bwayo, Yego. umuntu yazajya kuri akavuga ngo uyu muntu hari ahantu aturutse, Yego. kandi hasobanuye, Yego. kuko yaguhishe mu Isumba byose ryayo. Yego. Igihe rero yaguhishe, Yego. wowe guma mu bwihisho bwayo. Yego. Uri mu bwihisho bwayo azahama mu gicucu. Yego. Ese utwikiriye n'Uwiteka ninde waza kukugira? Uzarebe iyo inzu yubatse, umuntu ayirimo, hari imvura imunyagira? Oya. Hari imvura y'amagambo imugeraho? Oya. Ubundi se iyo imugezeho hari ikimutwara? Niyo mpamvu rero uri mu bwihisho bwayo akaba mu gicucu cy'Isumba byose, Yego. ihora imuhaza uburame, ikamurinda amanywa, ikamurinda ijoro, ikamurinda mu muhanda. Impanuka ni nyinshi muri iki gihe, ariko ikazikurinda ikavuga ngo umwana wanjye agomba kumutwikira, agomba kugera aho agomba kugera. Haleluya. Waba utiritse i Rwanda ukagera Amerika nta kibazo indege ihuye nacyo, ikavuga ngo mwana wanjye ndakurinze. Yego. Igihe rero iturindishije amababa yayo, Yego. ikaturindira igihugu, Yego. ikaturinda ibindi bihugu biri guhora bigira amatiku n'amaki. Yego. Igihugu cyacu Imana ikakirinda, ikavuga ngo nyitwikirije amababa yanjye. Yego. Igihe rero idutwikiriye, iracyadutwikiriye. Yego. Izaturinda, abanzi bacu bazatugwa imbere, Yego. bagwe hirya no hino, ariko tuzabirebesha amaso, twe ntacyo tuzagira icyo tuba. Yego. Niyo mpamvu ukwiriye kwiringira Uwiteka. Wiringira Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni, utabashirwa kunyeganyezwa, aho guhora uhamye iteka. Natwe nitwiringire Uwiteka, duhame nk'uwo musozi, twiringire nk'uwo musozi, tuvange igihe turi n'Uwiteka, umusozi uzacikamo kabiri, inyanja izacikamo kabiri. Abisiraheli bambuka, ntabwo twari tuzi, ntabwo bo ubwabo bari bazi ko bari bwambuke. Yego. Barambutse, bari kunuze ku nyanja, batangiye kubwira Mose bari kwivovota, nk'uko nawe ugera mu ishungurwa, mu igeragezwa kwivovota. Babwira Mose ati yutureka mu butayu twari turimo, nubwo twakamiraga amashereka mu byondo, ariko twarajyaga, twaranywaga, ubundi watuzaniraga iki? Iteza nuze arivovota, ariko mu kwivovota kwe birangira Imana ibambukije. Yego. Ibambukije Abisiraheli bararohama. Niyo mpamvu natwe ubwacu dukwiriye kwiringira yuko Uwiteka ahari, kandi akora imirimo. Amen. Ugakomerera mu kwizera, ugakomera mu byo urimo, mu mbaraga nkeya ufite ugakomera. Yesu azaza agukomeza. Amen. Ijambo nasorezaho, komerera muri we, ukomereye muri we, ukurikiza inzira aguha, mukobwa ukurikiza inzira aguha, mubyeyi ukurikiza inzira aguha, musore mubyeyi ukurikiza inzira aguha, umukecuru umusaza ukurikiza inzira Yesu aguha. Yesu niwe uzaza kukwitabarira, kuko atagutabaye ntabwo nyoko yagutabara, ntabwo so yagutabara, nta muvandimwe yagutabara, yo ubwayo niyo izaza kugutabara igukure mu ishuri urimo. Nta muntu uzagukura mu ishuri urimo. Yego, urakoze cyane. Hari umuririmbyi waririmbye ngo Imana yo mu misozi ni nayo Mana yo mu bibaya. Bishatse kuvuga ngo Imana hose igira imbaraga. Yego. Uri mu muhanda ifite imbaraga, uri mu ndege ifite imbaraga, uri mu rugo